Tubahaye ikaze bakunzi ba iyo sengesho. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ikiganiro kigira kiti ese igihe tuzapfira kiba cyaragenwe mbere y'igihe? Dukurikije ibyo Bibiliya ivuga, igisubizo ni oya. Igihe tuzapfira ntikiba cyaragenwe mbere y'igihe, kubera ko mu gitabo cy'Umubwiriza igice cy'Icyenda umurongo wa 11 Bibiliya ivuga ko ahanini urupfu ruterwa n'ibigwirira abantu. Twavuga iki rero ku magambo yo muri Bibiliya avuga ko hariho igihe cyo gupfa? Nibyo koko mu Mubwiriza igice cya 3 umurongo wa 2 havuga ko hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura icyatewe. Icyakora imirongo ikikije uwo nguwo, ni ukuvuga Umubwiriza igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza ku 8, igaragaza ko muri uwo murongo twavuze haruguru, Bibiliya yari irimo isobanura uruhererekane rw'ibintu bisanzwe biba mu buzima. Imana ntabwo igena igihe buri wese azapfira, nk'uko idahatira umuhinzi gutera imbuto mu gihe iki n'iki. Ahubwo iyo mirongo yumvikanisha ko tutagombye guhugira mu bikorwa byacu bya buri munsi ngo twirengagize umuremyi wacu. Niyo mpamvu mu Mubwiriza igice cya 12 umurongo wa 1 ndetse n'uwa 13 hadushishikariza guhora twibuka umuremyi wacu iminsi mibi itaraza. Ikindi kibazo rero umuntu yakwibaza ni iki: ese dushobora kurama? Nubwo tuba tutazi uko ejo ubuzima bwacu buzamera, turamutse dufashe imyanzuro myiza dushobora kurama. Mu Migani igice cya 13 umurongo wa 14 Bibiliya igira iti kwigisha kw'abanyabwenge ni isoko y'ubugingo, gutuma umuntu ava mu mitego y'urupfu. Ibi bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ko turamutse twumviye amategeko y'Imana ndetse n'amategeko duhabwa n'abayobozi bacu, dushobora kurama. Ariko turamutse tutitonze tukagira imyifatire mibi, dushobora gupfa imburagihe. Reka tugushimire wowe wabashije gufata umwanya wawe ukareba iki kiganiro. Twizere ko wungukiwe nacyo. Naho ubutaha ukomeze ugira ibihe byiza. Bye.